Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenani Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Nkamvutsa. Ubushize twaganiriye ku magambo dusanga mu byahishuwe ibice bitanu. Nkaba narakubwiye ibyerekeye igitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi gisobanura isezerano Imana izagirana na Isirayeli. Uyu munsi ndakubwira uburyo abakuru 24 n'ibizima 4 baririmba indirimbo nshya mu ijuru baha umwami Yesu icyubahiro. Ibyo byose ariko ni mukanya nyuma ya kano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi nyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Mu gice cya gatanu hakomeza kuvuga kuri iyi ngingo yerekana itorero riri mu ijuru hamwe na Kristo. Ntekereza ko ari byiza kwiga iyi ngingo kuko bidufasha kumenya neza aho turiho twerekeza. Ntekereza ko bitashoboka yuko wagura ikibanza ahantu utabanje kuhamenya. Ugomba kubanza kumenya neza aho ugiye kugura. Uko rero nako bigomba kumera ku bagenzi bajya mu ijuru. Tugomba kubanza kumenya amakuru make yerekeranye n'ijuru turi kuganamo. Nicyo gituma rero iki gice cya gatanu mu byahishuwe ari ingenzi cyane ku mugenzi werekeza mu ijuru. Kuva mu gice cya 4 kugera mu gice cya 5 cy'ibyahishuwe tubona ku itorero cyangwa se umubiri w'abizera riba ryamaze kugera mu ijuru riri kumwe na Kristo. Umwami Yesu yabwiye abigishwa be ngo ngiye kubategurira hanyu ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 kuva ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 3. Inshuti yanjye tuzajya kubana na Kristo. Igice cya 5 mu byahishuwe kitwereka itorero riri mu ijuru ryiteguye kureba igihe cy'amakuba akomeye azaba mu isi. Kuko itorero rizaba riri mu ijuru hamwe na Kristo, ntabwo ryo rizaba mu makuba akomeye azagera mu isi. Mu gice cya 4 batubwiramo cyane ibirebana n'intebe y'Imana. Twabonye kandi ko intare n'umwana w'intama byombi bishushanya Kristo. Ibyo rero ni nabyo batubwira hano mu gice cya 5 cy'ibyahishuwe. Kristo n'umwana w'intama wicaye ku ntebe, ni umwami wigenga kandi ni umukiza. Niwe uyoboye buri kimwe cyose tuzabona mu bice bisigaye by'iki gitabo cy'ibyahishuwe. Nicyo gituma nshuti yanjye nkomeza kugushishikariza gukurikira neza inyigisho y'igitabo cy'ibyahishuwe. Iki gice cya 5 cy'ibyahishuwe ntugomba kugitandukanya n'icya 4 kuko ni bimwe. Mu yandi magambo ntihakabayeho itandukaniro hagati y'igice cya 4 n'icya 5 cy'ibyahishuwe kuko byose bivuga ingingo imwe. Mu byahishuwe ibice 5 ku murongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Turasomye ijambo ngo mbonana. Intumwa Yohana niwe muhamya w'ibi turi kuvuga. Ibi nibyo yabonye. Umuntu umwe niwe wigeze kunyandikira maze arambwira ngo ukunda kuvuga ngo inshuti yanjye urabona iyi atari ishusho nziza tubona hano. Nge ntabwo nari nzi ko mu by'ukuri iyo nigisha nkunda kuvuga iryo jambo kenshi, ariko kandi birashoboka sinabihakana. Nibwira ko tugomba kwinjira neza mu ijambo ry'Imana uko turi, cyane cyane mu gihe turi kwiga iki gitabo cy'ibyahishuwe. Hano Yohana hari ibyo ariho areba kandi yumva. Nicyo gituma ngewe iyo nigisha nifashisha projecteur kuko mu gihe twiga tuba tugomba kureba kandi tukanumva kuko bidufasha gusobanukirwa neza ibyanditswe. Mu murongo tumaze gusoma batubwiye ko Imana Data yari ifashe umuzingo w'igitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Uwitwa Stoffer niwe wadusobanuriye neza impamvu itegeko ry'Abaroma ryagombaga gufatanishwa inshuro 7. Kandi ibi tubibona cyane ku ngoma y'umwami Augustus na Vespasian. Tuzi neza ko mu gitabo cy'ibyahishuwe umubare 7 utazamo gutyo gusa nk'impanuka,
kandi ntabwo ukoreshwa muri iki gitabo ngo nuko no mu bwami bw'abaroma bawukoreshaga. Oya rwose, uwitwa Godet we yabisobanuye neza yuko umuzingo batubwira hano mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa mbere ari igitabo cy'isezerano rishya, abandi bacyita igitabo cy'urubanza. Uwitwa Walter Scott we yakise igitabo gihishura umugambi w'Imana n'intego ifite ku isi. Gusa numva uyu muzingo w'igitabo utahabwa inyito nk'uko Dr. Harry Aronside yabivuze yuko inyito ihabwa ibikorerwa mu isi. Ngira ngo uribuka ko igihe abana ba Isirayeli bari hafi gufatwa bunyago, Imana yabwiye Yeremiya gutuma umugaragu we ngo agure isambu, kandi ngo iyo sambu yandikweho amazina ye, kuko Imana yari yasezeranyije Isirayeli ko hari umunsi bazongera bakagaruka mu gihugu cyabo. Ibyo ushobora kubisoma muri Yeremiya ibice 32 uhereye ku murongo wa 6 ukagera ku murongo wa 15. Mbese ninde ubitse urwandiko rw'iyi si? Nta wundi keretse umwami Yesu, niwe wenyine urufite. Muri Daniyeli ibice 7 uhereye ku murongo wa 13 ukagera ku murongo wa 14 baratubwira ngo, hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere, nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Ntekereza ko iki cyanditswe cyo muri Daniyeli cyerekana neza ko nta wundi ufite ubutware bw'iyi si jye nawe dutuyemo atari umwami Yesu. Yarayiremye, arayicungura, kandi niye. Muri Zekariya igitabo ntekereza ko ugomba kubuza imbere y'uko umenya Ibyahishuwe, baratubwira ngo, nuko nongera kubura amaso, ngiye kubona mbona umuzingo w'igitabo uguruka. Arambaza ati, ubonye iki? Ndamusubiza nti, mbonye umuzingo w'igitabo uguruka, uburebure bwawo ni mikono 20, n'ubugari bwawo ni mikono 10. Arambwira ati, uwo ni umuvumo woherejwe gukwira isi yose. Ku ruhande rumwe uhamya yuko uwiba wese azakurwaho, ku rundi uhamya yuko urahira ibinyoma wese azakurwaho. Aya magambo yanditse muri Zekariya ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 3. Uyu muzingo w'igitabo uguruka batubwira muri Zekariya ni nawe batubwira mu Byahishuwe. Bamwe batekereza ko kuri uwo muzingo w'igitabo ngo handitse amategeko 10, kandi ku isi izacirwa urubanza hisunzwe ayo mategeko. Ariko njyewe ibyo simbyemera. Abantu benshi bagerageje gushaka guha inyito uyu muzingo w'igitabo batubwira mu Byahishuwe ibice 5, ariko jye mbona nta wabibasha. Ahubwo mbona ko iki gitabo gishobora kuba kivuga ku isezerano rishya Imana izagirana na Isirayeli. Imana yavuze kuri iri sezerano. Muri Yeremiya aratubwira ngo, dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ko Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Aya magambo yanditse muri Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 31 na 33. Pawulo nawe yandikiye Abaroma arababwira ngo, nibwo Abisirayeli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo, umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije, ubwo nzabakuraho ibyaha. Aya magambo yanditse mu Baroma igice cya 11 uhereye ku murongo wa 26 ukagera ku murongo wa 27. Naho mu Baheburayo tukahasanga amagambo avuga ngo, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 16. Ibi ni nabyo Yeremiya yariho avuga. Umwanditsi w'Abaheburayo yakomeje avuga ngo, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Aya magambo nanone yanditse mu Baheburayo ibice 10 kuva ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 18. Isezerano rya kera Imana yagiranye na Isirayeli ryavugaga ku muntu. Amategeko 10 yaravugaga ngo, ntugakore iki, ntugakore kiriya. Iri sezerano ryavugaga ku ntege nke z'umubiri, kandi amaherezo koko
tubona ko umubiri watsinzwe. Ibi ntibivuga ko ikibazo kiri mu mategeko 10 cyangwa ngo tuvuge ko ikibazo kiri mu mategeko Imana yatanze. Oya, ahubwo ikibazo cyari ku muntu. Uko nako byagenze no mu itongo rya Edeni. Abantu benshi batekereza ko ikibazo cyari ku giti cy'imbuto cyangwa ku kindi kidasanzwe cyari mu itongo rya Edeni. Ariko njyewe ntekereza ko iki giti cyari cyiza nk'ibindi byose. Ikibazo rero nticyari igiti, ahubwo cyari abantu babiri bari mu isi. Iri sezerano rishya rero rishingiye ku mbaraga z'intebe y'Imana, rishingiye ku Mwami Yesu Kristo. Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ninde ufite uburenganzira kuri iyi si? Ninde ushobora kuyitegeka? Ninde ushobora gushyiraho ubutabera no gukiranuka? Mbese utekereza ko ari abademokrate babikora? Utekereza se ko ari abarepublicain babikora? Utekereza ko ari ubuyobozi bwo mu isi bwabikora? Wibaza ko ari umuryango w'abibumbye UN wabikora? Ntekereza ko utari mushya muri iyi si ku buryo wakwibwira ko umuntu ashobora gukemura ibibazo bimwugarije. Ijambo ry'Imana risobanura neza ko umuntu atabasha kwikemurira ibibazo. Twasomye ngo marayika ukomeye, bisobanura marayika w'imbaraga. Yari afite ijwi rirangurura. Ibi bisobanura imbaraga. Bisaba kugira ngo iby'iri sezerano turiho dusoma rishyirwe mu ngiro. Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 3 aravuga ngo ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nta muntu wo mu rubyaro rwa Adamu wabasha kubumbura igitabo cyangwa ngo akirebe. Ari abantu benshi babigerageje ariko birabananira. Adamu yatakaje ububasha yari afite kubera icyaha. Mose niwe wahaye Abisirayeli amategeko, ariko kandi n'umwe mu bishe ayo mategeko. Dawidi n'umuryango we barananiwe. Nta n'umwe wo mu rubyaro rwa Adamu wabishobora. Kugeza n'uyu munsi ntawe. Umutware agomba kuba umucunguzi, umwami agomba kuba umukiza, kandi Yesu Kristo wenyine niwe wujuje ibyo byose. Nuba mu ruhande rwa Adamu wa mbere ntacyo uzageraho, kandi n'umwana wawe ntacyo yabasha kugeraho. Uyu munsi Satani ariho arabigerageza kubumbura icyo gitabo, ariko nawe ubwe ntabyo yashobora. Ikibazo ni iki? Ninde wabasha kubumbura igitabo? Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 4 aravuga ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Intumwa Yohana yababajwe cyane nuko habuze uwabumbura igitabo. Ibi byerekana neza ko Yohana yarashyize umutima cyane kuri ubu buhanuzi. Biboneka kandi ko yari umuntu ugira amatsiko cyane, kuko yifuje kureba ibintu n'abamarayika badashobora kubona. Nuko bituma Yohana yinjira mu gisa n'inkinamico, kuko yaravuye mu isi. Ibyahishuwe n'igitabo cyanditswe mu marira, kuko umuntu ashobora kwibaza ngo mbese isi izakomeza kuba mu marira no mu gahinda? Mbese isi hari ibyiringiro by'ahazaza ifite? Ndagira ngo wumve ibyo Pawulo avuga agira ati, ariko si ibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunuhira mu mitima yacu, dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 8 ku murongo wa 23. Mbese nawe uhari wo kuyobora iyi si? Intumwa Yohana yababajwe cyane nuko nta muntu uhari wo kuyobora iyi si. Nanone kandi Pawulo yaranditse ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 8 ku murongo wa 22. Ku giti cyanjye nemera yuko teori ya evolution cyangwa se ihindagurika umuntu wese ashobora kugira ibyo ayinengaho uyu munsi, kuko hari bamwe yayoboye mu rupfu, harimo n'abanyabwenge bakomeye. Mbese ni ibihe byiringiro bishobora kuva muri teori ya evolution cyangwa ihindagurika? Bijya binsetsa iyo numvise abanyepolitiki ba kino gihe bavuga ko bagiye kuzana amahoro mu isi ya none. Bijya bintangaza kandi kumva itorero rivuga ngo rigiye gukemura ibibazo byugarije isi, ngo ndetse babwirize n'iyi si yose. Muvandimwe nteze amatwi, wanyemera nkakubwira ko mu bantu bose bari mu isi nta n'umwe wabasha kubumbura igitabo habe no kukireba ngo akureho ibibazo biri muri iyi si ya none. Kuba nta muntu wabibasha nibyo byarijije intumwa Yohana. Ni byiza kuba iki gitabo batubwira hano mu Byahishuwe kitarabumbuwe hano mu Rwanda, kuko ndabizi neza yuko bavuga butumwa bigira bakamenye bari kuvuga ngo bazi ibyanditswe muri icyo gitabo. Abavuga butumwa kandi bashobora no kuvuga ngo bazi ibyanditswe mu gifuniko cy'icyo gitabo, bakakwemeza ko bazi amakuru yose ari muri icyo gitabo. Yewe wasanga iyo Yohana aza kuba ari nko mu Rwanda, aho kuba ku kirwa cya Patimo, bano bavuga butumwa bigira bakamenye bari kumubwira ko bamuha ibisubizo byose yibazaga kuri iki gitabo bariho batubwira.
nyamara na Yohana ubwe wabyeretswe nta gisubizo yari afite, ariko hariho uwagombaga kubumbura icyo gitabo nk'uko tugiye kubibona mu kanya kari imbere. Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 5 haravuga ngo, umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Mu by'ukuri uwo ari we wese muri aba bakuru batubwira hano yari kugira icyo asubiza Yohana, kuko aba bakuru bari bafite guhishurirwa kudasanzwe. Ibi kandi bikaba biberekana nk'itorero, kuko umwami yabwiye ubwoko bwe ngo, sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 ku murongo wa 15. Umwami Yesu Kristo niwe wenyine ufite ububasha kuri iyi si. Ntabwo yacunguye wowe nanjye gusa, ahubwo yacunguye n'isi yose. Uko niko yerekanwa mu mirimo ye yose ifitanye isano n'iyi si. Twasomye ngo intare y'umuryango wa Yuda bisobanura Kristo, ariko kandi bikanasobanura umuryango wa Yuda wo mu Bisirayeli. Igihe Yakobo yari hafi gupfa, yahamagaye abahungu be 12 ngo bamukikuze. Nuko avuga ubuhanuzi ku muhungu we witwaga Yuda agira ati, Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo, yunamye abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayataraza. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayataraza. Uwo ni w'amahanga azumvira. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 49 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Umwami Yesu ni intare y'umuryango wa Yuda, ni nawe kandi igishyitsi cya Dawidi. Muri Samweli wa 2 ibice 7 tubona ko iki gice gikomeye cyane, kuko kivuga isezerano Imana yagiranye na Dawidi. Imana yaramubwiye ngo, mu rubyaro rwawe nzakuramo umwami utazategeka abantu bawe gusa, ahubwo azategeka isi yose. Umwami Yesu afite ububasha bwo gutegeka, kuko ari we ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera buvuga, ndetse bukanavuga no ku isi y'ahazaza. Ubuhanuzi bwose bwavuzwe kuri Kristo buzasohora ubwo azaba agarutse bwa kabiri mu isi kwima ingoma ye. Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo, mbona hagati ya ntebe na bya bizima no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Tubona Yohana akomeza kugira ibyo yerekwa, nuko aravuga ngo, mbona umwana w'intama. Iri jambo risobanura uburyo Kristo ari umuziranenge kandi wemeye kuba igitambo ku bushake bwe. Kristo yajyanywe nk'umwana w'intama ugiye kubagwa, kandi ntiyigeze abumbura akanwa ke. Ibyo wabisoma muri Yesaya ibice 53 ku murongo wa 7. Kristo niwe mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyo kandi wabisoma muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29. Twasomye ngo usa n'uwatambwe. Ibi bisobanura umurimo wa Kristo wo gucungura ugaragazwa n'urupfu rwe, ariko kandi bigashimangira cyane ko yishwe urw'agashinyaguro. Twasomye ngo uhagaze. Ibi bisobanura kuzuka kwa Kristo. Hano tubona Kristo atakicaye iburyo bw'Imana, ahubwo ariho agenda kandi yerekeje ku butware bwe. Aboneka ko ariho aza mu isi. Icyo gihe urubanza rw'amakuba akomeye ruzaba ruri hafi kugera mu isi, ndetse n'imiyaga izaba itangiye guhuha isi. Twasomye nanone ngo hagati ya ntebe. Ibi bisobanura ko Kristo ari imbere y'intebe y'ubwami kandi yiteguye kuba umucamanza w'umunyakuri ufite ubutabera. Twasomye kandi ngo amahembe 7 bisobanura ububasha bwuzuye Kristo afite. Ihembe risobanura ububasha cyangwa imbaraga. Ibyo wabisoma muri Daniyeli kuva mu gice cya 7 kugera mu gice cya 8. Kristo ashobora byose. Twasomye kandi ngo amaso 7 bisobanura kumenya byose. Kristo azi byose. Kristo ni Imana ishobora byose kandi izi byose. Agendera mu mbaraga zuzuye z'umwuka, ari nawo mwuka w'ubwenge no kumenya. Umwami Yesu Kristo ni intare kandi akaba n'umwana w'intama. Intare isobanura imiterere Kristo azaba afite ubwo azagaruka ubwa kabiri mu isi. Umwana w'intama bisobanura imiterere Kristo yari afite ubwo yazaga bwa mbere mu isi. Intare ni ikimenyetso cyerekana ubutware bwa Kristo. Umwana w'intama ni ikimenyetso cyerekana guca bugufi kwa Kristo. Intare yerekana ko Kristo ari umwami. Umwana w'intama akerekana ko Kristo ari umukiza. Nk'intare Kristo yerekanwa nk'umucamanza. Nk'umwana w'intama Kristo yerekanwa nk'uwaciriwe urubanza. Intare isobanura ubutegetsi bw'Imana. Umwana w'intama bigasobanura ubuntu bw'Imana. Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 7 aravuga ngo, araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Ngo akura. Ibi byerekana ko umwami Yesu ariho yerekeza ku ntebe y'ibihe by'amakuba akomeye.
umwami Yesu azacira urubanza isi mu gukiranuka kwe mbere y'uko ashinga ubwami bwo gukiranuka. Icyo gihe kandi Kristo ntazaba akiri umuhuza w'itorero n'Imana, kuko itorero rizaba rimaze kubana nawe. Kristo ari bugufi gukora nk'umucamanza. Ibi ni ingenzi cyane kubimenya nshuti yanjye. Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 8 haravuga ngo amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Turasomye ngo amaze kwenda icyo gitabo, bisobanura ko umurimo wari wuzuye. Ibi byerekana uburyo umwami Yesu azategeka buri kimwe cyose mu isi. Ndagira ngo urebe uburyo ibizima bine n'abakuru 24 baramije umwana w'intama. Inanga batubwira hano bisobanura guhimbaza. Abakuru ntabwo bacuranga inanga, ahubwo bashushanya umurimo wo guhimbaza Imana. Nishimiye kumenya ko ntazaba marayika ucuranga inanga mu ijuru. Birashoboka wenda ko wakenera inanga, kandi rwose nuyikenera nibwira ko mu ijuru bazayiguha. Ariko nshimishijwe no kumenya ko bitari ngombwa ko nzaba mfite inanga. Abakuru 24 bakora umurimo nk'uw'abatambyi. Itorero niryo ryonyine rizakora umurimo w'ubutambyi mu ijuru. Dr. Karl Amanding avuga ko isengesho Kristo yasabiye abizera be riboneka muri Yohana ibice 17 risubirizwa muri aba bakuru 24. Mu isengesho ry'umwami wacu yavuze ko abe bakwiye kumumenya bakabana nawe kandi bakabona ubwiza bwe. Ibi byose rero bisubirizwa muri aba bakuru 24 bo mu ijuru. Twasomye ngo n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu. Izi nzabya zisobanura amasengesho y'abera. Kubigaragara abakuru bashushanya umubiri wa Kristo, ari nawo torero rigizwe n'abatambyi b'Imana. Mu Byahishuwe ibice 5 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 10 aravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana aho miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Aba batubwira hano bagizwe n'ibizima bine hamwe n'abakuru 24 nibo baba baririmba indirimbo nshya. Tubona kandi itsinda ry'abamarayika bafatanya n'itorero guhimbaza Kristo baririmba. Iyi nteruro baririmba iri mu ndagihe ikomeza. Ibi byerekana ko umurimo wo guhimbaza Imana ukomeje. Guhimbazwa n'iby'umwana w'intama ufashe igitabo. Uyu munsi ahimbazwa kuko ari umucunguzi w'abari mu isi, uko ibihe bisimburana kandi no mu moko yose. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko mu ijuru nzaba ndi muri korali idasanzwe kandi nzahimbaza umwami wanjye. Twasomye ngo indirimbo nshya, iyi ni indirimbo yo gucungurwa. Indirimbo ya kera ni indirimbo yo kurema. Mu gitabo cya Yobu batubwira ko abana b'Imana baririmbye. Bariho baririmba kuko Imana ari we muremyi, ariko ntibari bakamenya ibirebana n'urukundo rw'Imana. Ariko none dushobora kuririmba umukiza wacu witanze ku bwacu. Mbega ishusho tubona hano. Twasomye kandi ngo ukwiriye. Ibi bihishura uburyo Kristo ari we wenyine dukwiriye guhimbaza no kuramya. Mu by'ukuri kuramya no gusubiza umwami ibimukwiriye, ndetse niwe wenyine ukwiriye guhimbazwa. Twasomye kandi ngo ubacunguje amaraso yawe. Abakuru n'ibizima n'abamarayika baririmba umurimo wa Kristo w'uko yamennye amaraso. Hano mu isi hari amatorero amwe namwe atakiririmba ku maraso ya Kristo, ariko nitugera mu ijuru tuzabiririmba. Ntekereza ko imwe mu mpamvu Kristo atazajyana abanga kuririmba amaraso ye, ariko mu ijuru nta yindi ndirimbo tuzaririmba usibye ivuga ku maraso ye. Abamarayika, abakuru n'ibizima bahimbaza umwana w'intama kubwo bari hafi gukizwa. Abo bakaba ari abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye. Twasomye ngo abami n'abatambyi bivuga ku birebana n'abatware bo mu bihe by'amakuba akomeye. Icyo gihe itorero ntabwo rizategeka isi rikirimo, ahubwo rizategeka isi ryayivuyemo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemera. Sambirana, sambirana, usemera. Imani hakichubahiro. Sambirana, 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 usemera. Imani hakichubahiro.
byahishuye ibice 5 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 12 haravuga ngo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'aba bakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Igihe Yohana yavugaga ngo inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, ntekereza ko aba ashaka kwerekana ko abo yabonye bari benshi cyane. Bisa nuko Yohana yavuze ngo ubwa mbere nabonye itsinda ry'abamarayika bari kumwe n'abakuru bafatanya kuririmba, nuko nibwira ko ari benshi, ariko niyitegereje neza mbona abandi bantu benshi ntabasha kubara, ntawabasha kubara abo bamarayika, mudasobwa ntiyabibasha. Imana yaremye abo bamarayika ngo bayihimbaze. Inshuti yanjye, ntabwo nzi impamvu ushaka kujya mu ijuru niba udakunda kuramya no guhimbaza Imana hano ku isi. Mu byahishuye ibice 5 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 14 aravuga ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti amen, babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Buri kiremwa cyose tubona cyinjira mu murimo wo kuramya Imana, cyaba icyaremwe cyo mu ijuru cyangwa mu isi, kandi ni ukuri yaba inyamaswa cyangwa ifi yo mu nyanja, tubona ko byose bifatanya n'ibindi biremwa byose guhimbaza Imana. Ibizima bine n'itorero muri rusange bafatanya kubarara hasi bahimbaza Imana kandi bayiramya. Reka mvuge haleluya, kuko tugeze ku musozo w'iyishusho idasanzwe tubona yo mu ijuru. Tubona ko guhimbazwa kose n'icyubahiro cyose ari iby'Umwami Yesu Kristo. Shuti yanjye, niba utari mu murimo wo kuramya no guhimbaza Imana uyu munsi, kuki utabitangira none? Reka uyu munsi usobanukirwe ko guhimbaza no kuramya n'ishimwe byose ari iby'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Uri uwera Mwami Yesu, kuko wemeye kubumbura igitabo, wowe ntare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Nta wundi ukwiriye guhabwa icyubahiro no gusingizwa usibye wowe. Turagushimiye kubw'amaraso y'igiciro wamennye ngo wihereze amahanga yose ku umwandu wawe, ushyirwe hejuru none n'iteka ryose. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzinjira mu byahishuye ibice 6, nkazakubwira ibizabaho igihe itorero rya Kristo rizaba rikuwe mu isi. Zirikana aya magambo Umwami Yesu yavuze agira ati dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tw/org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.